Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Turashima Imana kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe buri cyumweru, buri munsi mu bihe byiza byo gusenga. Imana ibagirire neza. Turabibutsa ko ikiganiro morning prayer kinyura kuri YouTube channel ya Arsene Ndikumana. Mushobora kujyaho mugasanga n'andi masengesho n'izindi nyigisho zitandukanye twagiye twiga. Uwiteka abagire neza. Nanone turabasaba mu rwego rwo kudufasha mudushigikira gukora uyu murimo, mukomeze gusangiza abandi iri sengesho ryo mu gitondo kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Uwiteka abagire neza. Iki cyumweru nk'uko bisanzwe turaza gukomeza gusenga, kandi ndizera ko Uwiteka aza kubohora ubuzima bwacu. Iki cyumweru turaba dusenya umwuka w'icyaha uri mu buzima bwacu, cyangwa se umuzi w'icyaha uri mu buzima bwacu. Nagiye gusanga buri muntu wese hari ahantu aba afite intege nke mu buzima. Buri muntu wese aba afite icyaha cyaboshe ubuzima bwe, ugasanga rimwe na rimwe kenshi gikomeje kugaruka. Ariko Bibiliya iratubwira ngo icyaha nikikabe ku ngoma mu buzima bwacu. Ndifuza ko dusenga, ndifuza ko twinginga Imana. Hari igihe umuntu aba mu buzima bwo gukora icyaha, ariko by'ukuri kubera ko yacitse intege, yananiwe, yatsinzwe, bikanga ko ava aho hantu, ava muri urwo ruzitiro rw'icyo cyaha. Ariko hamwe no gusenga, hamwe no kwinginga Imana, Imana yiteguye kubohora ubuzima bwacu. Mureke dusuke amaganya yacu, dusuke intege nke zacu ku musaraba wa Kristo. Tubwire Kristo ngo turananiwe, turatsinzwe, turaremerewe n'ibyaha n'intege nke. Kristo araza kubohora ubuzima bwacu. Iki cyumweru rero tuzogira ibihe byiza byo gusenya, byo kwirukana, byo kwiyambura, byo gukubita hasi buri byaha byose byaboshe ubuzima bwacu. Dore imyaka ibaye myinshi, hari ibyaha bikomeje kuganza ku buzima bwacu, ariko ndakwizeza ngo nubana natwe muri iki cyumweru, hari imigozi izorekura ubuzima bwawe, hari ibyaha bizova mu buzima bwawe, hari imyuka mibi yaguteza gukora ibyo byaha izorekura ubuzima bwawe. Hamwe no gusenga, ndizera ko Imana izobikora. Ukomeze kubana natwe, dusenge, twinginga Imana, turire Imana, Imana ibohora ubuzima bwacu kugira ngo tudakomeza kuba mu byaha, kuko icyaha kidutandukanya n'Imana, icyaha kidutandukanya n'ubwiza bw'Imana, icyaha kidutandukanya na presence y'Imana. Rero turashaka gusenga, twinginga Imana kugira ngo Imana itubohore kandi tugire neza. Ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo cy'Abaroma igice cya 6 umurongo wa 12, Bibiliya avuga ngo none rero icyaha nikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ibyo yifuza. Uyu ni Paulo yarari kubwira bano bantu. Uyu munsi ari kubwira twebwe. Uyu munsi ijambo ry'Imana riri kuganira ritubwira twebwe ngo icyaha nikikabe ku ngoma, icyaha nikikime, icyaha nikigategeke mu buzima bwacu, nikigategeke, nikigaganze muri iyi mibiri izopfa. Ariko hamwe no gusenga dushobora kwirukana imbaraga z'icyaha, imbaraga ziganje ubuzima bwawe, imbaraga zibosha ubuzima bwawe, cyangwa se imbaraga zibosha ubuzima bw'umuryango, bw'inshuti yawe, bw'umugore, cyangwa se bw'umugabo wawe, cyangwa se bw'abana bawe. Hamwe no gusenga no kwinginga Imana, hari icyo Imana iri bukore. Ibyaha nibikabe ku ngoma, ibyaha nitukabyimike mu mibiri yacu, izopfa ikavaho. Mureke dukiranukire Imana kandi dukunda Imana. Imana yiteguye kutugirira neza. Tugiye gusenga, usuzume ubuzima bwawe, usuzume umutima wawe, usuzume ubugingo bwawe. Niba hari icyaha Satani yazanye mu buzima bwawe, iki gitondo winginga Imana. Iki cyumweru kiraza kurangira hari ubuzima bw'umuntu bwabohotse mu izina rya Yesu Kristo. Reka dutangire dusenge muri uyu mwanya. Zamura ijwi ryawe winginga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera, turasenga muri kano kanya. Ndasengera mwene data ariko aranyumva muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, amaze igihe kinini ari gustruggling, ari kunigana n'ibyaha. Hari ibyaha byakomeje kuza mu buzima bwe, byakomeje kuzenguruka mu buzima bwe, ariko ijambo ryawe riratubwiye ngo icyaha ntitukacimike mu buzima bwacu. Satani yatwetse ko ari bisanzwe kuba mu buzima bw'ibyaha, kuba mu busambanyi, kuba mu kwikinisha, kuba mu biyobyabwenge, kuba mu kubesha,
mu guca inyuma uwo twashakanye. Ibyaha byagwiriye biba byinshi mu buzima bw'abantu, tubibona nk'ibisanzwe cyangwa se tukagerageza bikanka, ariko ndasenga muri uyu mwanya imbaraga zicagagura imigozi, imbaraga zisenya ibyo umwanzi yubatse mu buzima bw'abantu, ndazihamagara muri uyu mwanya kugira ngo zisenye, kugira ngo zirimbure, kugira ngo zivaneho buri kintu cyose umwanzi yateye cyangwa se imbuto yose umwanzi yateye mu buzima bw'umuntu, ikaranyura muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Akira imbaraga zo gutsinda icyo cyaha, akira imbaraga zo kunesha icyo cyaha mu izina rya Yesu Kristo. Buri mugozi wose wari uboshye ubuzima bwawe muri uyu kakanya ucagagurike, urekure ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka, akira imbaraga zo gutsinda, akira imbaraga zo kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami kubohoye ubuzima bwacu kandi utugirire neza. Icyubahiro kibi cyawe mwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza bwoko bw'Imana, mugire umunsi mwiza, icyubahiro cy'Imana kigenane namwe, kandi musangize abandi iri sengesho kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.